Abagabo barahemuka, abagabo barababaza, kandi bidakwiyeho ko n'abagore natwe tubikora. Ikindi, umugabo yakwima akakubera igisambo, ariko nta mugabo ubinyana yimbwa. Yanakuzengereza yanakwica, ariko nta mugabo ubinyana yimbwa. yanakwica. Ufashe inka, afashe inka, reka kubigira ibanga. Njyewe byarambabaje, Jolly yafashe inka, ufashe inyana y'imbyeyi uyambura nyina, uyihimbwa. How? Who are you? Ku buryo ufata inka ukagira ahantu isanisha n'imbwa. Yita gute umugabo inyana y'imbwa nta n'uwagira? Ubundi se yabura gute kumwita inyana y'imbwa atazi akamaro k'umugabo? Burya umugabo ko hari n'igihe umugabo akubera umugabo mubi, ariko byibuze hari icyo yari amaze, kuko ajya kukubera mubi hari ibyo yabanje kugushimishamo. Ariko abagabo nabo ntimukabafate ngo muwagire inyamaswa. Umugabo sha icyamunyihera sha Imana imuha umugisha isi kabiri, Imana imuha umugisha gatatu, Imana imuha umugisha kane, Imana imuha umugisha gatanu, kandi Imana nayo yahabwa icyo yari yamuzanye. Kuba inzobe byo nta nubwo nagira ikirenge cyiza, birazwi ko aricyo cyatumye ngumirwa. Urumva? Ikintu cyiza mfite ni intoki, urumva? Ikindi kintu cyiza mfite ni ibuno, ikindi kintu cyiza mfite ubuse ni igiki? Ninda. Oya, indayo ni urundi rwego. We uribeshye yondo ukayereka abo bantu, ibintu birasubirwamo. Ubundi urabereka indange ngo bigende bite? Ari wenda kumahira. Ubu ntago nabwiriwe. Inde Nyagasozi, ngende Nyagasozi. Mba ndi Nyagasozi ndamaze. Ariko ngende ni Nyagasozi, ariko nanone bitavuze ko ubwo rero nimba ngiye narakuze nkata umujyi nkuko Yesu yakase umugati. Urumva? Ariko barara bakata urumva? Uko Yesu yakase umugati niko abarara bakata umujyi. Niko nanjye nawe ukase, urumva? Reka mbabwize ukuri bantu mukurikira agasaro. Bantu mukurikira agasaro, bantu mu nkunda mbabwize ukuri. Ngiye nimukagera imwe na rimwe munandenganya. Gasaro TV. None Liza, umuntu uzakabata abagabo bose nibuze mu mutwe, ndetse benshi byarababaje. Ninde wavuze ngo abagabo nibuze mu mutwe? Fani. Woye, nese ubona yuzuye. We kubera ko yaturutse ku mugabo utuzuye mu mutwe, nawe bigatuma avuka atuzuye. Ubwo nicyo gituma avuga ko abagabo bose batuzuye mu mutwe. Ubwo ninde? Umugabo utuzuye n'uwamubyaye, naho abandi baruzuye. Nako nta nubwo ari n'uwamubyaye, ahubwo umugabo utuzuye ni ba bagabo biwe agenda akunda. Niba yari yaribeshye ko nayo agatuzuye, rwose azabanza mu testing yagaruzuye. None Liza, muri iyi minsi agezweho gutukana akantu ngo inyana zimbwa. Sandri wiseka. Aturi inyana yimbwa, ati mbese no muri titre nsige mbona nyamakuru benshi bakoresha. Maze ntago wakabaye use kuvuga ngo inyana yimbwa. Inyana zimbwa. Kubera iki? Niba umuntu ashobora guhangara umuntu w'umugabo. Abagabo barahemuka, abagabo barababaza, kandi bidakwiyeho ko n'abagore natwe tubikora. Ikindi, umugabo yakwima akakubera igisambo. Urumva? Abantu baze gutandukanya ibintu bibiri. Ubuse nari nukwima afite. Abantu baze gutandukanya kuba umuntu yaba igisambo. Ndabizi abantu nibumva igisambo baraza kuvuga ngo umujura. Umujura n'uwibye, igisambo ni ikikwimye. Umuntu ashobora kuba umugabo yakubera igisambo akaba yakwimye. Umugabo yakubera umukene akaba ntacyo afite. Urumva? Umugabo yakubera mubi akakwima afite akakubera igisambo. Urumva? Yego. Kandi ntacyo abuze. Urumva? Umugabo yakubera umugome, ndetse umugabo yanakubera umutindi. Yanaguhima. Oya, nyine kuguhima ni kwa kukubera umutindi nkubwira. Ariko nta mugabo ubinyana yimbwa. Yanakuzengereza. Yanakwica, ariko nta mugabo ubinyana yimbwa. Yanakwica. Ufashe inka, afashe inka, reka kubigira ibanga. Njyewe byarambabaje, Jolly yafashe inka,
zidukuza azitesha agaciro. none se icyo gitutsi niwe wakizanye? Niwe wavuze ngo abagabo n'inyana z'imbwa. none se nujya wumva umuntu akubwira ngo uri inyana y'imbwa? Umuntu arabivuga ariko kugira ngo bitrendinge ku masosho media niwe wabivuze. none se ntiwemera ko hari abagabo batari seriye? Nese kutaba seriye bihuriza hehe umuntu n'inka n'imbwa? none se Riza dufata urugero rumwe. iyo uvuze ngo uno mugabo ni imbwa sibyo, nawe ndetse ushize yagiye kuvuga uti hari none se reka nkubaze kuba narabivuze natandukiriye aho nyine natandukiriye nararengereye ngenda nabyemera. Oye ntabwo byanjabutse ngiye natandukiriye ndanarengeye ngenda nabyemera. Nakakwisobye urumva karanyisobye ariko niba ufashe oye inyana y'imbwa urumva inyana ubundi tuzi ko ibyarwa n'inka urumva inka irabyara ntibwagura, imbwa irabwagura kandi ntibyara, kandi imbwa ibwagura ikibwana. Inka irabyara ni imbyeyi ibyara inyana. Niba ufashe inyana y'inka ukayambura inka urumva ukayiha imbwa urumva, fata umwana umwambure nyina umuha imbwa twumva uko byitwa. none ushatse kuvuga ko yakoze ikosa? ribi yaranambabaje Jori nge warambabaje. Sinkubwiye nabi singututse ariko wafashe inyana y'inka, inka zidukuza uyambura inka, wafashe inyana y'imbyeyi uyambura nyina uyihimbwa. How? Who are you? Ku buryo ufata inka ukagira ahantu isanisha n'imbwa. Imbwa yakamiye nde? Imbwa yondoye nde? Nta soni. Oya njyewe sinabimuhisha yarambabaje. Ngereka mvugisha ukuri kuri kuvugisha. Ni ukuvuga ngo kuvugisha umugabo yaba igisamba, umugabo yaguhima, umugabo yaba umugome cyangwa akaba umutinda ko niyabimbwa. Njyewe Jori ku ruhande rumwe nje ndamwumva ati gute Jori nimba yaravuze atyo yashatse kuvuga ko hari igihe umugabo mushobora kubyarana akaba yakwicira ubuzima, yakubera mubi, yakubera igisambo, yakubera umutindi, yakubera umugome ariko ntiyakubera imbwa. Noneho imbwa ngo uyifate uyisanishe n'inka ariko ko numva ushaka kumva umugabo wenyine. Kuki utumva ku mpande ebyiri? Hari umugabo hari n'inka. Kubera iki umubyeyi ashaka kuvuga ati umukobwa wanjye yarongowe n'imbwa naragendesheje? Kandi umubyeyi nawe aba yatanduye, uwo nta mubyeyi ubukimurimo. Icyo gihe nyine abadakora inshingano ze nk'umugabo bahindutse ikindi kintu. Nese niba adakora inshingano ze nk'umugabo ugira ngo ahinduke imbwa. Nyine ariko ikigaragara cyo yagiraga inama abagabo badakora inshingano zabo. Ahubwo yabita abagabo mbwa ariko ntabite inyana z'imbwa. Ngo afate inyana y'inka ikure ku nka, ikure ku mbyeyi, ikure kuri nyina ayishyire ku mbwa. No kuvuga ngo yavuze ko ushaka inyana y'imbwa. Nta nyana y'imbwa ibaho, inyana n'iy'inka n'iyimbyeyi. Yishe umuco, icyo nicyo cya mbere. Yishe umuco, yafashe inka. Mu muco wacu inka ni itungo rikomeye urumva, ni itungo rishobora gusimbura umubyeyi urumva. Igihe umubyeyi abyaye umwana we agahita yitaba Imana, uwo mwana agasigara azatungwa n'amata y'inka. Harya ayo mata y'inka adahari iyo mbwa yarera uwo mwana. Hari n'abantu batunzwe n'amata. Reka nicyo ubundi sereka nkubaze nk'umukobwa nka Jori utarabyara utarashaka umugabo, iyo atangira guhitamo ab'inyana z'imbwa ubundi azi neza ko wazamubona. Urabihamye se ni wowe batanga ko umugabo atangwa n'Imana? Wenda azanagumirwa. Nese ugendeye ku kivuga ko atazamubona. Yesu we, wenda azanagumirwa. Ni wese utanga abagabo. Si mu mwambuye sinamumuhaye. Nawe ubwe nta makuru afite ko azabona umugabo. Yita gute umugabo inyana y'imbwa nta n'uwagira? Ubundi se yabura gute kumwita inyana y'imbwa atazi akamaro k'umugabo? Burya umugabo ko hari n'igihe umugabo akubera umugabo mubi ariko byibuze hari icyo yaramaze, kuko ajya kukubera mubi hari ibyo yabanje kugushimishamo. Ariko abagabo nabo ntimukabafate ngo muwagire inyamaswa. Umugabo sha icyamunyihera sha ariko ye yaramubuze Seriza. Waramubuze? None se ubu ndamufite? Ubu nambaye impeta ndakubaza. Ubu
ubu se ko nabuze yo kugura ipompe iyo mba mfite umugabo nkaba njye naburiwe we ntago aba afite ko mwabiretse ahubwo abagore mbabwire bibashuka inkumi zijyaho ngo zibashuke inkumi iritwara mu modoka yayo iyamba kubera ikamba kubera iki nirangiza ijyaho ngaho kubwira ngo agabo n'inyana z'imbwa umugore nawe ujye mu rugo ujyaho ngaho ngo umugabo wanjye rero buriya ngo ni inyana y'imbwa ngo buriya ngo ntago ngomba kumwita aragushuka noneho urakwita ku mugabo wawe yaburirwa nawe ugacyura noneho cyagiye uvuga ati njyewe uwo twabyanye yambereye imbwa urabisabira imbabazi njyewe wamusaba imbabazi ntawe nsaba imbabazi nta muntu ndimo gusaba imbabazi kuko we isana nazimusaba mbikeneye urumva ariko ndabizi ko nakoresheje ijambo ridakwiriye I know that shambo nyahanuriza yemera ikosa njyewe njye nemera ikosa none se riza hari n'abavuze ati nk'umuntu nka Misi wigisha abakobwa wakabigishije wakabahaye urugero rwiza wakaduhaye umuco niba arimo kutuvangira inka n'imbwa ubwo urambwira turi mu buhe muco ari umuco ngo umuntu umuco niba ari tugomba erega hari byinshi tuba tugomba kumwigiraho hari nk'ijambo yigeze kuvuga ndarikunda yaravuze ngo ibyana bose bakuvugaho byose hirya no hino ndabizi ko niba imvuze agiye kubishyira muri ibyo by'abo bantu ariko I don't care icyo nashaka kuvuga message yatambutse sorry yarakonje ndi mu bihe by'amakrizi noneho ikindi yaravuze ngo abantu bose ibyo bakuvugaho byose uzajye ubyihorera wowe ukora ibyaguteza imbere urumva icyo kintu naracyumvise numva nicyo kandi kuba aricyo hari n'ibindi byakagikurikiye twakamwigiyeho ntiyagakurikijeho gufata imbwa n'inka ngo abivange ubu se niba kugira ngo dutore Miss Rwanda dutora umukobwa ufite uburanga ufite ubwenge n'umuco urumva wenda ku buranga ntiyaguhaho kuko Miss Jolly nubwo bansatura bakamunshyiramo imbere sinaba inzobe kuba inzobe byo nta nubwo nagira ikirenge cyiza birazwi ko aricyo cyatumye ngumirwa urumva ikintu cyiza mfite ni intoki urumva ikindi kintu cyiza mfite ni ibuno ikindi kintu cyiza mfite ubuse ni igiki n'inda oya indayo ni urundi rwego we uribeshye ukayereka abo bantu ibintu birasubirwamo ubundi urabereka indange ngo bigende bite ari wenda kumahira ubu ntabwo nabwiriwe urabereka ngo bigende bite rahira iyi wari kutubwira ati ni ubwenge iyi nda nini abantu barabibona bakagira ngo ndahaze kandi ndengana uzi uko n'indi inkorera ibintu bibi ariko ubwo sandi ni ukwibona harimo telefone ukagira ngo wenda ni telefone iri mu mufuka ubu zinda nyikweretse neza abantu barabibona bakagira ngo ni igikapu abantu barabibona bakagira ngo ndahaze kandi nshonje ubu utajya hari n'uwandemera ubu ngo babona ngo nzunguza amabuno ngo ngira iki ngo ngira iki ngo ngira iki ngo ngira iki ngo bakavuga ngo riza buranga iriya mudigi ngo upakiyemo ngo ibiki ngo ibipiza ngo ibiki mw'abantu mwe cyane sinjya piza bayibona gutya nshone ngo ubwo ndahazi ariko hari umuntu wavuze wari kutubwira kuri Miss ngo ubwiza ntiyaguhaho nta kintu na kimwe yamaho urumva ikintu yakamayeho ni umuco ikindi kintu yakamayeho wenda yagize n'ababyeyi bamwicaye iruhande baramurera baramuganiriza azi byinshi njye ntazi njye ntabyo nigeze mbona ubwo bumenyi yize mu mashuri nawe twarize ariko ubwo bumenyi yize aturusha n'umuco aturusha ni byinshi urumva umuntu w'inyuma y'Inyagasozi watse gutukariza inde Nyagasozi ngende Nyagasozi mba ndi Nyagasozi ndamaze ariko ngende ni Nyagasozi ariko nanone bitavuze ko n'umwana uturuka mu rugo mu bipangu yakabaye avanga inka n'imbwa byakavanzwe nawe byakavanzwe n'imbobo nkanjye ibaze oya reka mbabwe oya muba munanyibukije burakara uramugabanyibukije akantu reka ngiye mbabwire niba ngiye ntarigeze nderwa nimvuga nabi cyangwa nkavuga ijambo ritari ngombwa singicuze muzabingaye ariko nini ngicuza ngiye naho nigeze nkurira i Burayi ngiye nakuriye hano muri uyu mujyi wa Kigali nkukata
nk'uko bakata umugati ngo iki mwata ni Bugande nk'uhazi kandi naho nzi naho ngiye kuhareba urumva ubwo rero nimba ngiye narakuze nkata umujyi nk'uko Yesu yakase umugati urumva ariko barara bakata urumva uko Yesu yakase umugati niko barara bakata umujyi niko nanjye nawe ukase urumva reka mbabwize ukuri bantu mukurikira agasaro bantu mukurikira agasaro bantu mu nkunda mbabwize ukuri ngiye nimukagera imwe na rimwe munandenganya sibyo nimba reka nukuri kw'Imana reka ngo ejo bundi hari umuntu disanse comment ati Riza mbona ko ibyo avuga ejo bundi ngiye hari umusaza reka mbabwiye ngenda namushimira sinamuvuga izina sinanamuvuga nanabareba nubwo binabarogarida ariko reka nzibabarire kuko ibyanjye ni umunwa muranzi muri n'inshuti zanjye ejo ndi hari umusaza wari warinjiye mu buzima bwanjye Imana uwo musaza reka nkubwire Imana reka mbibwire Imana mfukamye kangiye mbibwire Imana mfukamye nukuri ko Imana reka nkubwire uwo musaza Imana ikanyicyuba nkiza hasi mikoro kanegere hirya Imana imuha umugisha urumva Imana imuha umugisha isi kabiri Imana imuha umugisha gatatu Imana imuha umugisha kane Imana imuha umugisha gatanu kandi Imana nayo yahabwa icyo ko yari yamuzanye umuntu yaje akazi mu buzima bw'uno Sandire reka nkubwire uko uwo musaza yambwiye ati njye nabibonye ko urumva nabibonye we yabonye neza ikibazo mfite abonye ko njye nagize ikibazo cyo kuba ntarigeze njye abantu banyitaho cyangwa imiryango inyumva cyangwa inyegera urumva abona yuko njyewe nabaye imbobo marine urumva kubera iki kubera Rayifu wigize urara ku ikarito ngo ku ikarito utaranayiryama hariya wese ngo umuntu aza kubwira ati yo karito ni yanjye kandi kubera ko akurusha ingufu wanamusanze ku iseta ukayitera ukajya kuyimusasira mu mwanya wiwe aho yahisemo kandi ari yawe wayihigiye waraye wirukanka inyuma y'amadepo birababaje Sandire wajya ubyo none ngeyo mbonye nge ndi imbobo nge nakuze ndi imbobo wenda ubu nangiye kuba umuntu mukuru uko narabyaye urumva ndanasiragoringa nkihangana nkavuga ati ngomba guhangana for my kids urumva nta bintu by'ibibazo ariko iyo mbona umwana wo mu bikoma mu gipangu utigeze uhurika uzareba agahu ka Jori banza ataranakandagira nibuye mu buzima bwe n'ikirenge cye icyo cyo niho nagarari kandagira rero ngewe mbona umwana wabaye muri Life nkiriya urumva nkabona niwe urimo kuza kuvanga inka n'imbwa kandi waba wenda baranazoro yarabonye amata ngewe nayabonaga kubera umugira neza urumva ngewe nakuze nk'amata kubera umugira neza iyo mbona umwana wakuze wabo bazikama bazoroye akazivanga n'imbwa mba numva oya rwose oya pe hoya hari itesha agaciro ryabayemo kandi buriya gutesha inka agaciro ni nko kugatesha umubyeyi kuko iyo umubyeyi apfuye akitaba Imana agasiga uruhinja inkira rwonsa kuko barayikama igatunga uwo mwana ubwo rero wapi Riza reka dusoze imbeho irakwishe shana kundi ndakonje ngiye reka mbabwire narina nabakumbuye mbafite ibindi bintu ejo bundi nzabagezaho bishyashya kandi by'agashya urumva mbafitiye inkuru Sandire nagari we nzifitiye zifite abakunzi b'agasaro ndashaka kuzaba story kunaraye ku ikarito ndabizi ko n'abantu bari muri Amerika ikarito bayirayeho yego njye nashaka kuzabakubita story nkazibabarira neza ikindi kandi narimbakumbuye ikindi ndabakunda narimbakumbuye pe kandi n'abantu bahari banyanze mba mushaka kugomeza kunyanga mugomeze munyange mu mbabazi Imana izaba babarire kandi abankunda Imana ibahe umugisha ikibazo cya nyuma hari umuntu anze comment ngo Riza nge sigaye mwanga ngasigaye yivugishwa nka DJ Brian ntago ngera ivugisha DJ Brian ko nahantu muri ana Brian ikindi Brian avuga ko ijwi ryiwe rimeze kuri riterwa n'insingi nge niyo nanywa byeri sinigeze nywa mitsingi nabaye hari inzoga n'inya mu buzima bwanjye ubwo rero nge nawe mvuga nka DJ Brian twavuga kimwe gute ahubwo reka mbabwire muzamubaze ikintu kimusararisha ni nacyo gituma tuvuga kimwe nanjye ubwo muzamenye ko aricyo kibintera ikindi kandi abashuti banjye abakunzi banjye ibintu byose mwari muzi
by'amaserivisi natangaga mushobora kunkeneraho nimero 0772 328 ikindi kandi ubu ngubu mfite n'utuvidewo dushyashya ndimo ndabakorera dutwika mujye bamamagara mbatwike tuniganira ko tuba tunakeneranye gusa uriya mukobwa sinirinze kuvuga ibye ubwo muraje muzagene abanyamakuru ndabazi mumbeshyire ngo nabivuze mumbeshyire ngo nabivuze kandi navuze ko yambwiye ngo ngure imyenda dusambane ubwo muraje nyamakuru ndabazi kwihagarika ndashaka kunyara bye reka njye kunyara Gasaro TV.